Ni kuri uyu wa kane tariki 12 Nzeri umwaka w'ibihumbi 2024 turi mu karere ka Nyamasheke mu murenge wa Gihombo ni mu kagari ka Gitwa umusore w'imyaka 19 aho yafatiwe mu cyuho asambanya inka. Uyu ni Ndikumana Enoke w'imyaka 19 wo mu mudugudu wa Nyagahinga akagari ka Gitwa umurenge wa Gihombo akarere ka Nyamasheke ni mu burengerazuba bw'u Rwanda. Uyu akaba afungiwe kuri sitasiyo y'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ya Gihombo akekwaho gusambanya inka y'umuturanyi we imaze umwaka n'igice ivutse. Nk'uko umwe mu baturage bamuguye gitumo akana bumwe mu bamujyanye kuri sitasiyo ya RIB ya Gihombo yabibwiye ikinyamakuru Imvaho Nshya, uyu musore ubana na nyina utagira kandi kazi kazwa akora yahengereye mu masaha 5 z'amanywa ba nyiririya nka bayisize mu kiraro kitubatse neza bagiye guhinga, asimbuka urugo ayisanga mu kiraro atangira kuyagaza. Yagize ati nk'uko yabitwemereye ubwo yafatwaga akanabyemerera imbere y'imbaga y'abaturage bahuriye n'ubuyobozi bw'akagari ka Gitwa, yayisanze muri icyo kiraro cyubakishije ibiti gusa kidahomye atangira kuyagaza iramwemerera iratuza ahita atangira kuyisambanya nk'uko abagore babiri bamubonye bwa mbere babivuga. Avuga ko kandi ubwo yari arimo ayisambanya yarituje nta mahane itera nk'uko uwo musore yabisubiragamo abamufashe ndetse n'abandi bahuruye biyumvira. Hatambutse umugore baturanye abona uwo muhungu ari kuyisambanya, yabanje kugira ngo ni umujura ushaka kuyiba kuko yabonaga ari umusore utari uwo muri urwo rugo, ariko yegereye neza asanga ni uwo musore wari wakuyemo ipantaro ayirambika mu kiraro ari kuyisambanya. Yabonye amuzi yanga guhita asakuza aromboka ahamagara umuturanyi we ngo aze barebe, bahita bagaruka basanga akiri kuri iyo nka bavuza induru. Ikindi kandi bavuze ko yayisambanyije iminota itari munsi ya 30. Icyabatangaje nuko atababonye ngo abikange, yikomereza akazi ke bakanavuza induru akabareka akikomereza icyo gikorwa kigayitse. Abahise batabara basanze n'ubundi akiri mu kazi ke ntabwo bana n'igihunga, bamufatira kuri iyo nka bamujyana mu biro by'akagari nyuma yo kumureka akambara ipantaro cyane ko yari yayambuye akayirambika mu kiraro nakumiro. Undi muturage yagize ati inama hano nibwo twabibona, twajyaga tubona n'ubundi ameze nk'utuzuye neza mu mutwe ariko yari atarageza kuri urwo rwego. Igituma twongera gukeka ko atari muzima nuko abyemera nta soni imbere y'abaturage n'ubuyobozi, akavuga ko akazi ke yagakoze akarangiza neza. Yatubwiye ko yumvisha ashatse imibonano mpuzabitsina abona nta mukobwa yahita abona n'uwo yabona yamuca amafaranga kandi ntayafite agahitamo kwifatira iyo nka atazi ko hari uwahanyura muri ayo masaha ngo amubone. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Gitwa Nibazirikana Deni yemereye Imvaho Nshya aya makuru ko uwo musore yagejejwe ku biro by'akagari akiyemerera icyaha nta gihunga afite. Yagize ati uyu ni Deni uyoboye aka kagari ka Gitwa, yagize ati yiyemereye atazuyaje ko yayisambanyije n'abo bagore batamubeshyeye, basanze ari kuyisambanya yanga kubireka ngo nuko bamubonye ariko ntiyavuze icyabimuteye. Twakimubazaga agaceceka, nibwo abaturage bahise bamukomezanya kuri sitasiyo ya RIB ya Gihombo ari wafungiye kugeza na n'ubu, ibindi bikazagaragazwa n'iperereza. Yavuze ko kandi aribwo bwa mbere aya mahana abaye mu kagari ke ayoboye ko bajyaga babyumva ahandi bakagira ngo ni ukubeshya. Uyu gitifu Deni yasabye ko uyu musore yasuzumwa niba nta kibazo cyo mu mutwe cyangwa ikindi kihariye afite kuko nubwo abaturage babivuga nta muganga uramusuzuma ngo abyemeze. Gitifu kandi yanasabye abaturage kujya bubaka ibiraro bikomeye by'amatungo bakanabihomera ibyondo cyangwa se sima neza, bakabikinga n'inzugi zikomeye kugira ngo amatungo yabo bayarinde ibyago no guhohoterwa cyangwa kwibwa. Jive Nayituriki, Ijwi ry'Umumenyi TV, Nyamasheke mu burengerazuba bw'u Rwanda.